abanyeshuri bagiye gutangira bazatangira umwana afunze hejuru yo kuba baramwirukanye kuri agahita agenda agahita arorongotana bakarinda niyo bamufunga. Niyo ngiye numvaga yuko wenda yaranapfuye, ahubwo kuba atarapfuye akaba akiriho nabwo ndashima Imana. Winyibutsa biriya bintu, winyibutsa ibihe naciye none ngomba nyine kugira ngo nongere Imana yo mu ijuru iri kureba mama wasibi nari gucamo, none n'ubu harajemo akantu kameze nko gutuza wimereye neza. Nge sinjya nuza mu buzima ngiye byaranyobeye, umwana arafunze sinjya nuza pe, byaranyobeye. Havaho kimwe haza ikindi, havaho kimwe haza ikindi, kuko ubu ngubu ndumva no kunywa amazi bitari gukunda. Bagenda mu gitondo. Bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuza nifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi rero ndashaka gushimira mwese mudukurikira, mwese tubana buri munsi wo gukurikirana ibiganiro byacu, nawe ugenda ufasha abantu bagiye batandukanye tuba twaganirije, ndetse nawe urambura akaboko ukagira icyo utanga, Imana igiye gukubira karindwi. Ndi kumwe na Mama Fisto, tugiye kuganira. Ntago bimeze neza, murabona ko nyine atishimye. Aho Fisto ari haje kumenyekana, yaje kuhamenya, ariko ntago ari ahantu habi, ntago ari ahantu wakifuriza ko umwana wawe yakabaye ari, ariko nyine nta kundi. Rero yamamagara ambwira ati namenye ahantu umwana aherereye, menya ahantu umwana ari, nagira ngo mumfashe mungire inama yuko byagenda n'uburyo nyine ni ibibazo mbese muri make. Ndavuga rero reka tuganire, hanyuma tubwire umwana aherereye, byagenze bite, nimba baranamusuye, nimba baranabonanye, nimba hari n'uburyo bundi bushoboka umuntu yamubonamo, tubimenye, hanyuma twumve koko nawe mujye muri comment mujye mumugira inama. Indama zanyu zifasha benshi. Iyo umuntu byamuyobeye akamubwira uti bigenze gutya, hari igihe akenshi yakoze inama yamugiriye bimuhira. Reka mbanze mwakire, hanyuma adusobanurire uko byagenze ndetse n'ahantu umwana ahereye kuri uyu munsi. Mama wase hangana agahinda ufite, nanjye buriya turagafatanyije, ariko nyine ubuzima turishima ubundi tukababara, niyo mpamvu turi ku isi nyine. Ku isi nta muntu wishima, kwihangana uko bigenda urabyakira. Hanyuma wamenye amakuru ya Fisto aherereye ke nagiye kumva, kuko narakomeje ndashakisha, turirukanka ahantu hose. Hanyuma rero ngiye kumva numva telefone inomero iramamagaye, ariko nta n'izina ryari ririho, mbona sinyizi, ariko ndayitaba. Nyitabye numva umuntu arambwiye ngo numvishije ushakisha umwana, ngo kandi aho umwana ararahaza, arambwira umwana wawe arafunze, ariko ntabwo nzi ngo bamufungiye iki. Fisto arafunze. Fisto arafunze. Ntabwo umuzi? Ni nomero nazi pe, sinzi n'ahantu nomero yanjye yayikuye. Ubwo rero ndumva byancanze, ndi kwibaza ukuntu njya aho ngaho kujya kumureba, sinzi ngo yafungiwe iki, gusa numvaga bamfasha ukamerekeza. Uwe mu minsi ukwezi kuri hafi gushira, kandi noneho ikibazo mfite, urabona ko turi mu kwezi, abanyeshuri bagiye gutangira bazatangira umwana afunze hejuru yo kuba baramwirukanye kuri agahita agenda agahita arorongotana bakarinda niyo bamufunga. Nyuma y'igihe reka ndumva ari hari mu kwezi Fisto abuze, burya bari baramufunze. Bari baramufunze, sinzi nimba azaba ataranananutse, kubera ko gereza nayo ntabwo ari nziza. Ku myaka ngahe umwana atangiye kujya muri gereza? Atangiye kujya muri gereza, ariko nawe namwenda yenze ndamuga ni Fisto uri kujya hehe, wagumye ahanga. Fisto arangarananira. Ubwo rero cyakoze Imana ishimwe, ngiye numvaga yuko wenda yaranapfuye, ahubwo kuba atarapfuye akaba akiriho nabwo ndashima Imana. Gereza icya mbere rero ni ukuvuga ngo wari wamusura se? Ntago ndamusura, ntago ndajyayo. Ngiye nagira ngo mfashe, ahubwo tuzajyaneyo umuntu amenye ngo afungiwe iki, yakoze iki, nimba baramufashe mu nzererezi kumwe bafite mu nzererezi. Urumva ngiye nibazaga, urumva Fisto ni mukuru, ntago ari umwana wabura ngo umuntu azi nimero yawe. Yari afite telefone, nkibaza impamvu telefone ye itariho. Navuga nkibaza impamvu umwana ataguhamagara kandi afite nimero yanjye, azi nimero zawe mu mutwe. Numva biranshanze. Nanjye ntikuraga nta hantu yaba ari hatuma umwana uretse gufunga byonyine, nta handi hantu yaba ari byatuma ataguhamagara ngo ntukurishika kugira ikintu. Umva nanjye icyo kibazo nari ngifite cyane. Ubundi nkavuga ni wenda baramunize, baramwishe,
nirirwa neza amatwi ngo numve ngo hari ahantu biciye umuntu buriya nta nubwo nari nuje narabona Fiston numvaga ameze nk'umusazi ariko Imana ishimwe kuba ngiye bamamagaye bakambwira ati ahantu Fiston buriya ntago kuba Imana ikimurinze akaba akiriho ari umuzima ahumeka Uwiteka ahabwa icyubahiro njye nari nzi ko yapfuye kuko kumbwira ngo umwana w'umusore ungana kuriya ngo yabuze nk'aho ari umwana w'igitambambuga umwana ufite nomero z'umuntu numvaga ari ikibazo kirekire ntago yabura ni mukuru urumva ko ikintu kiba kuko n'ubundi iyo bafunze nta telefone babanza kuzibaha ibyo birashoboka kuko bamwatse telefone ntiyabona n'ujya guhamagara ariko hari iyindi mpamvu yaba yaragize ahari yari kuba yarakuhamagaye ubwo rero hari igihe cyageze maze kubimenya niyo mpamvu naguhamagaraga kugira ngo mbikubwire ungire inama y'icyo twakora ariko ngiye numvaga wamerekeza tukajyana tukajya kureba aho ngaho afungiye uko bimeze hari igihe cyageze ugira ibibazo umwana ararwara bivuyeho barakuroga winyibutsa biriya bintu winyibutsa ibihe naciye none ubwo mbanyene kugira ngo nongere Imana yo mu ijuru iri kureba mama wasibi nari gucamo none n'ubu harajemo akantu kameze nko gutuza wimereye neza njye sinjya nuza mu buzima njye byaranyobeye umwana arafunze sinjya nuza pe byaranyobeye havaho kimwe haza ikindi njye sinumbaze ngo sinzi agira ngo hari icyo nakosheje ku mwana nanjye simbizi ubu ugiye kwirukanka mu kugemo ngiye kwirukanka mu buryo bwose nzasanga agifite umubiri koko si impungure se nyine impungure se zo babona izingana iyo udafite uwawe kwa kundi uba kugira umwana abaho akagira nka nyina utamwitaho cyangwa nta muryango ngo yaheramo nyine hatabayeho gukurikirana yaheramo ntuzanamenye ngo umwana arihe ntumenye ngo umwana abahe nyine bikarangira umwana aheze muri gereza birangiye aha ni ikibazo kirekire ubu ugiye kujya mu byo kumenya icyo afungiye ugemure ndebe ko afungurwa ugiye kureba ko afungurwa ushaka njyane biroti yo kuba yigaga ari umunyeshuri ikarita y'ishuri ngayo nguko nyine nakundi ngo nta mubyeyi uruhuka ukunda kuvuga ngo warushye nta ruharimo hejuru y'amakosa y'umuntu udashobora no kwemera n'ikosa ahubwo se iyo agera kwa se bakamureka hari ubwo ibibazo byose biba byarabaye Imana yaturinze kureba nyine ibiri imbere yacu njye kuko uwo munsi Fiston aza nari impari ko arambwira ati ntimerekeze ujye kunyereka ahantu papa ari kuko ntiyarahazi njye ubwanjye turajyana mugezayo ariko mbonye ise n'umugore we bigoranye ndavuga nti uyu ni papa n'umwana uko biri kose ni umuntu w'umugabo ntabwo nari kubwa Fiston ngo rimujyane iwanjye hambere kwa papa isi arambwira ati rero wowe Keza itahirwa umwana umungejeho ndere uko mbikemura ariko umugore n'ubundi yari yamaze ku mwana mbibonye gutyo ndavuga none uri umuntu w'umugabo urebe ukuntu byeranja umwana umenye niba ageze mu rugo cyangwa agumye hano ugerageze urebe ukuntu nuko byarangiye ahubwo ukuntu umwana yaje kuhava akagenda nijoro bwije kandi baramwirukanye baranze ko naharara njye nari nzi ko nk'umugabo ari buze gufata umwanzuro kuriya mugabo afata umwanzuro wuhe uriya ko yarindagiye ko yarangiye ariko ukuntu mafuta yaje kumuganza akamubwira ngo umwana simushaka akabyemera umwana akagenda icyo kintu cyantunguye nuko byaze kuziramo no kubura k'umwana ntiwamenya ngo bamufatiye hehe siwamenya ngo byagenze nzi nuko atiba oya Fiston ntabwo yiba nta n'ubwo uwo muco yigeze awukora nawe ushyize amafaranga niho uyasanga ikintu gishoboka baba baramufungiye keretse baramufashe mu nzererezi ni mu nzererezi bamufashe kumwe bafa bakora umukwabu bashobora kuba barabaye umukwabu bagakubitana nabo bakamutwara nawe ibyo kwiba byo Fiston ntabwo yiba ayo nguko rero ise se yarabimenye ise ntabwo nigeze mbimubwira ko numvaga nta kintu namubwira ntabwo nigeze mbimubwira rwose icya mbere ni uko ngeraho umwana wanjye ari nkareba yuko yataha naho isi nta kintu nigeze mubwira Imana yoroshye uyu musonga niba nafunze Imana yoroshye icyo gifungo Imana simbizi pe ni ikibazo kirekire ariko Uwiteka arahari Imana irabizi wanyuze muri byinshi n'abana bawe byinshi byari gutuma gusa ngewe kinejeje ngewe nuko numvise ko akiriho nari nzi ko yanapfuye
nicaraga nkabitekerezaho, natekereza ukuntu naruhanye na Fiston, natekereza yuko nta n'uwo mbonye nabwira kiriya kigore kikambwira ntabwo cyamubyaye, nkahita numva agahinda karanyishe. Ubwo rero simbizi. uyu ni umwaka pe ku myaka 20 ugatangira ujya kurya gereza. Ku myaka 20 ukiri muto, ukiri umwana, uri umunyeshuri, ugatangira kujya kuburana, ugatangira kujya mu manza. Ubu ni ugushaka ngo umwavoka, ni ugushaka ngo umuntu umuburanira, ibipapuro. Mana yere, ni ikibazo gikomeye ariko nta kundi byagenda. Reka umuntu abanza agere yareba ibyo ari byo. Ibyo bikoze twarishyira kuri se, gusa ngende ishyira kuri se kuko iyo batamwirukana ntabwo ibi byose biba byarabaye. Iyo bareka umwana akayiryama wenda bakamubwira ati mu gitondo utahe, ntabwo byose biba byarabaye. Cyangwa se akanamuherekeza wenda bakanabatwarana, ibyo nta kibazo cyari kubamo. Ubushize yaravuze ngo yaramuherekeje, ngo umwana yaramubwiye ngo atahagaruke mu rugo iwawe. None se yarayobye ajya ahandi? Nese Fiston no kuyoba? Yaravuze ngo yaramubwiye ngo Nese Fiston wase we yayoba ngo agira ngo aratashye. Wabwira kandi ubushize ngera papa we yaratubwiye ngo byaranze nyine ngo umwana ngo aramubwira ngo nashaka ahantu abagiye, abanza aganiriza umugore bafite umwanzuro. Yamubwiye ngo nashaka aho abagiye, ntiyamubwiye ngo utaha. Nashaka aho abagiye, ngo ubwenge buke ngo nashaka aho abagiye. Aho abagiye ni hese yamubwira ati tawugiye kwa mama wawe nzaza kugutwara. Ariko ibaze ngo shaka aho ubugiye, nta n'isoni. Aganiriza umugore. Niyo mpamvu ntago namubwiye hagati y'umugore n'umwana urahitamo umwe. Nimba uvuze ngo urahisemo umugore, urirukana umwana asubire kwa nyina. Nuhitamo umugore, umwana uhirukana umugore. Kuko ntago ngeranyije umujinya uriya mama yari afite ngo ntago yagize amubwira ko afite umwana ungana kuriya. Ese ahubwo buriya yumvaga ko ashatse umusore ke? Wigeze ubona umusore ungana kuriya? Ntabwo yigeze amubwira ko yabyaye. Akumva yuko yari ashatse umusore. Bigeze aho Fiston aza muri vacances. Reka hazazireho reka hazazireho n'abasi ahubwo. Ntabwo tubarera. Ni ibyo nta n'ikibazo. Ntabwo ikibazo ni ukudafata inshingano. Urangiye yavuga ati ndavuze ngo uyu mwana araguma hano azataha ejo mu gitondo. Byari gukunda. Ariko nanone nawe kugira ngo hagire umugore wongera kumumanyiriza umwana birutwa niwe n'ubundi yari kugira, yari gutaha. Kuko buriya abagore nabo banera ubwoba. Ubushize bagiye kumuhumanya byagenze biteze. Kugira ngo amugumane bamaze gushwana, ikiza nuko yari kwigenda. Ngo sindi nyoko. None umwana Fiston ariko gura mama. Ariko Fiston agira umutsi ukomeye. Ubushize azimukase uko byagenze. Ariko urumva nge namubwiye ko yashatse undi mugore. Ati se yashatse umugore umeze gute? Namwe ni mama mukuzi uko biri kose wenda kuko ataraje kuhaba. Fiston yarumvaga nta kibazo ari ugusura. Umugore rero abigira intambara. Ntabwo yamwemera. Kuko aragiye gusura. Kandi mama papa Fiston yavuga ati impamvu nashatse umugore ukuze unduta. Umugore nyine uzi kubaka, uzanyita utazantera stress. Ahubwo noneho biba azashaka amaramazu. Nduzi ko bavanga umuntu arashaka akamaramazu, buriya nawe arashaka gushaka akamaramazu ko nta kindi kintu asigaje rwose. Ndabona ari ukuzashaka akamaramazu. Ukuntu byari kurangira iyo ni finale. Icyo kintu gihari. Undi byari kugenda nyine biragaragara ko nyine iyo uhitsemo nabi uhitamo nabi. Kandi iyo wamaze guhitamo biba byarangiye, nta kindi kintu ushobora guhindura. Nta kundi nimba Imana yari imfashije umwana wanjye nkabona bamufunguye, nawe agakomeza akishakira nta kibazo. Zikagaruka ku bana kandi byarakozwe n'abantu bakuru, ariko abana bakaba ari bo babigwa. Isara aho ntafunze, uwo mukasa mwirukanye ntafunze, ubwo umwana akaba ubwo umwana niwe uguye mu kaga. Yaritwaga ngo agiye gusura papa we. Gusa Fiston yongeye iramikino. Fiston nawe ntago ajya yumva Fiston rwose nawe yarananiye inshuro ebyiri. Ubushize biriya bibazo bimubaho ntabwo yagiye nabwo dushwanye. Ariko kuri iyi nshuro ubwe naticara ngo yikoreshe inama.
papa ni papa yego ariko ntabwo akwiye kumenya inzira ye aho abarizwa akamenya mbana na mama nicaye papa yamushaka Fisto nawe ntago yumva akajya kumusura naho ubundi hari hakirimo ngo umugore ese se nawe ko atareka ko atamara nawe twaraganiriye ngiye mu buzi byo mu bamwe tuzi ushaka umwana wawe ibyo bagore bubiretse ntago byashoboka buracya ngo nashatse bugacya ngo nashatse bugacya nashatse gusa bamenye ibyo ari ibiki hari mpamvu namubwiye ntuzashaka ahubwo nawe umara amazu amahirwe make ashatse yatuza ntago byamushobokera nawe ubwo akabanza kwiyubakira ubuzima nawe umenya akunda agacupa kubi karamuzengereje ntago byabura ntabwo wamubona ari seriye se ngiye ngo umuntu twarahuye ngo duhuje ngo none ubu ngo byarigendeye binakora nawe nkumva biranshanze Fisto tuzajya kumureba ejo twajya ejo kene ukuri wabungiriye neza kuko ubu ngubu ndumva no kunywa amazi bitari gukunda bagenda mu gitondo kugira tumenye niba abana no kugemura bishoboka nimugoroba nakamushakira ikintu nakundi mudusabire mwa bantu mwe Fisto arafunze ngira ngo mwabyumvise mwana ni amasengesho nyine mama we yongeye kujya mu bintu bya stress by'akavuyo kubera iki kubera nyine isi niko bimera ariko ubwo umwana ari muzima ntacyo yabaye reka twizere ko umwana bazamurekura tuzajya ejo mu gitondo kumureba tuzavuga amakuru yandi tuzamenya tuzayabasangiza tumenye niba umwana icyo afungiye tumenye n'impamvu bamufunze tumenye n'uburyo byagenze byose tuzabisobanukirwa hanyuma namwe tuzabwira uko bimeze mukomeze musengera Imana izoroshya icyo gifungo murakoze